Imana ishimwe bene data, twongeye gushima Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana, kuko aya ni amahirwe akomeye, ni amahirwe akomeye y'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tugiye kuvuga kuri topic ivuga ngo gukunda Imana no gushaka Imana. Ijambo ry'Imana hano mu Migani 8 no ku 17 haravuga ngo kunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kunda abankunda kandi abashaka Imana by'ukuri bazayibona, kandi Imana ikunda abayikunda by'ukuri, kuko Imana izi abayikunda. Niko ijambo ry'Imana ribivuga, riravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahari, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Uwiteka azabe, ntabwo twokwisha amaso y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo watumbagira ukaja mu kirere ukamera nk'igisiga, aho naho ndiho. Nubwo wamanuka ukaja munsi y'amazi mu nyanja, aho naho ndiho. Macho ya Bwana yaona pote, amaso y'Imana abona hose. Ntaho twahungira amaso y'Imana, ntabwo twafofila Imana, ntabwo Imana twakwikamufura ku Mana. Imana yo iratuzi, izi imihagurukire yacu, izi myicarire yacu iratuzi imbere n'inyuma, ahantu hose Imana yacu iratuzi. Rero abayikunda abo bose Imana irabazi, kandi Imana abo irabakunda by'ukuri. Nubwo n'abatayikunda itabanga, ariko ikunda cyane cyane abayikunda. Niko ijambo ry'Imana hano mu Migani ryavuze, riravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bose abo bazambona. Kandi ikigaragaza yuko umuntu akunda undi, reka mbabwire ibintu nka bingahe bigaragaza kuko umuntu akunda undi. Iyo ukunda undi muntu uhora wicisha bugufi kuri we, ukirinda icyagutandukanya nawe, ukirinda ikosa ryose rishobora kugushira kure nawe, ugahora wicisha bugufi. Icyakabiri kigaragaza nkuko ukunda umuntu, uhora ugira gute? Uhora wicuza. Wamukorera ikosa ugasaba imbabazi. Ni nayo mpamvu Yesu Kristo yavuye mu ijuru, asiga abamarayika, asiga igitaramo cyari gishushe, asiga icyubahiro cyose yari afite. Ibyo byose arabisiga kugira ngo aze abashe kudukura mu bubata bw'icyaha, kugira ngo twebwe abari kure n'amasezerano y'Imana tuzabone natwe umwanya wo kwicuza. Iyo ukunda umuntu ntibisobanura ngo tuzamuhemukira, ntibisobanura ngo tuzamukorera ikosa, ahubwo ikigaragaza neza nk'uko ukunda umuntu ni ukumusaba imbabazi, kuko imbabazi zigarura ubusabane bwari bwaramaze gusenyuka hagati yawe n'uwo ukunda. Rero iyo uri umukirisitu ukabaho nta gusaba imbabazi, ugabaho wihora wishakira gusa, wishakira ingingo yo gutsinda urubanza, ugahora udasaba imbabazi, ukabona gusa ni wowe uba mukuri, uzamenye nkuko icyo gihe tukunda Imana. Kandi niyo uvuga ngo ukunda umuntu, tumusabe imbabazi kucyo wabashe kumukosera, tumusabe imbabazi, wicishe bugufi, uvuge ngo mbabarira, icyo gihe ntuzaba umukunda. Ariko iyo ukunda umuntu uza wicisha bugufi ugasaba imbabazi, kugira ngo wa mubano wari umaze gusenyuka wongere kandi uremeke, kugira ngo mutazabasha gutandukana. Rero n'abakunda Imana nabo abo baza bakora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze bagire umubano mwiza n'Imana, bakomeze bakunda Imana, bakomeze baturane n'Imana. Icyabatandukanya n'Imana cyose, nubwo kabone bo barakoze amakosa, nubwo kabone bo baracumuye ku Mana, baza babasha gupfukama bagasaba Imana imbabazi. Ni nayo mpamvu rero Yesu Kristo yitanze ku musaraba, aravuga ngo abarushe bose n'abaremerewe abo bose nibaze, bituma amena amaraso yiwe. Amaraso yiwe ahinduka igisima cyo kutweza twebwe abacumuye. Ni nayo mpamvu rero iyo tumaze gucumura tuba tubasha kuja koga muri ayo mazi, amaraso ya Yesu Kristo akongera kandi akaduhindura abana b'Imana. Imana ishimwe cyane bene data. Amaraso y'Imana akongera akaduhindura bazima, akongera akaduhindura abera b'Imana, bigatuma Imana wa mubano yari maze gucya ukongera kandi ukabaho, kuko imbabazi niwo muyoboro wonyine, niwo connection yonyine iziyobora umuyoboro wonyine w'ubumwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero umukirisitu wese cyangwa umuntu akakubesha ngo ndagukunda, nyamara nta gusaba imbabazi kucyo yabashe kugukosera, iwe abazi wowe utazi, icyo gihe ntakakubeshe ngo aragukunda, kuko iyo umuntu akunda undi yihutiraho kumusaba
imbabazi. Natwe rero bene data, icyo tugomba guharanira cyane, tugomba guharanira kugira umutima wari muri Kristo Yesu, tukagira umutima wo guca bugufi, tukagira umutima wo gusaba imbabazi, kugira ngo dusubire mu mwanya mwiza, kugira ngo ibyo dutandukanije n'ubwiza bw'Imana ibyo tubashe kubibomora. Nta kindi kiza kibomora igisika kidutandukanya n'Imana usibye gusaba imbabazi. Imana ishimwe cyane. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ribivuga, rikavuga ngo kuva mu byaha si ubwenge kandi si n'amashure menshi, ahubwo nukwanamuza neza kuko uri umunyabyaha. Kize sa kize. Iyo wireze, iyo ubashe kugira gute, iyo ubashe kwicuza kera icyo gihe ubashe kubabarirwa, urababarirwa. Iyo Uwiteka Imana yacu iravuga ngo niwaza ukanegera ugasaba imbabazi, nzakugirira ibambe, nanje Isiraheli we nzakubabarira. Natwe Uwiteka aravuga ngo mu gihe tuzakoshera Uwiteka Imana, icyo gihe tuzamwegere nawe azatubabarira, abashe guhanagura ibyaha byacu burundu, abashe kubabarira ibyo twayimucumuyeho, abashe kubabarira ibyo twagendeyemo, ibyari bifite kutumanura mu isi y'umwijima, ibyari bifite kurimbura ubu bugingo bwacu, ibyari bifite kuturimbura twebwe. Uwiteka niyo mpamvu Yesu Kristo yapfuye, kugira ngo ibyari bifite kuturimbura, ibyari bifite impamvu yo kuturimbura, ibyo bihinduke ubusa kubwa amaraso ya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Rero bene data, nituvuga ngo dukunda Imana, tudasaba Imana imbabazi, tudahindukirira Uwiteka Imana, icyo gihe tuzaba turi abanyabinyoma, icyo gihe ntituzaba dukunda Imana. Rero bene data, tugaragazwe n'umutima wo gusaba imbabazi, kuko ntiwasaba imbabazi uticisha bugufi, ntiwasaba imbabazi udakunda umuntu, ntiwasaba imbabazi udashaka umubano, ntiwasaba imbabazi udashaka amahoro. Ushaka amahoro wese, ushaka Imana wese, ushaka ubugingo buhoraho wese, ushaka kuzarama, ushaka kuzabaho iteka ryose, uwo wese yihutiraho gusaba imbabazi. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu kigaragaza ko dukunda Imana, ikigaragaza abakunda Imana abo bose, abo barayizera. Iyo wamaze kwizera umuntu, umuharira ubugingo bwawe, ukamuharira ubuzima bwawe, ukabona kuko atakosha. Niko Petero yabivuze, aravuga ngo turagize Uwiteka ubugingo bwacu, kuko uwo niwe wenyine wo kwizerwa, uwo niwe murinzi wacu wenyine wo kwizerwa. Ati nitumuragize ubugingo bwacu, tiwaragize umuntu ubugingo bwawe utamwizeye, kandi umuntu tiwamukunda utamwizeye. Rero mugiye rero abakunda Imana abo bamwizera, bagatuma batamuharika, bagatuma batamugereranya n'izindi mana. Iyo wakunze umuntu ntuzumugereranya n'undi, iyo wakunze Yesu Kristo ntuzumugereranya n'ikigirwamana, ahubwo ubona kuko ari we wenyine urengeye, ubona kuko ari we wenyine. Urukundo rukamira ibyo amakosa, urukundo rukamira ibidakwiye, ahubwo Imana ishimwe cyane ukamwizera, bigatuma umwizera. Natwe rero bene data, abakristo b'uyu munsi ntibivuze ngo ntituzacumura, ariko iteka ryose mu gihe tuzacumura amaraso y'Uwiteka arahari. Ni nayo mpamvu Yesu Kristo yamenye amaraso yiwe, ni nayo mpamvu yamenye amaraso yiwe, kugira ngo no mu gihe tuzacumura tuzoge ayo maraso. Kandi cya gatatu, tuzamwizere. Niko yavuze ngo nimwagira kwizera gusa konyine kungana n'akabuto ka sinapi, muzabwira imisozi nihaguruke itabwe mu nyanja. Nitwizere Imana, twoye kwiharika n'ibindi bigirwamana, kuko ari mu gihe tutizeye Imana nicyo gihe dushaka ibisubizo ahatari ibisubizo, nicyo gihe twizera abandi batagomba kwizerwa, nicyo gihe dukora ibidakwiye. Ariko iyo twizeye Imana yonyine, ihinduka byose muri byose mu bugingo bwacu. Imana ishimwe cyane, kuko iyo wizeye Imana ntiwakwiganyira, uhora ubona gusa ibintu byose bikwiye, uhora ubona ibintu byose byeneye, inti ushobora kwiganyira mu gihe wizeye Imana. Kandi iyo wizeye Imana ntiwakwiyambaza ibigirwamana, ntiwakwiyambaza abandi bantu, ahubwo Imana niyo wiyambaza mu mwanya wa mbere, kuko ishoboye byose. Iyo wayizeye ishoboye byose mu buzima bwawe. Kandi iyo wayizeye ntiwayiharika n'undi muntu, ntawagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Iyo wizeye Imana, wa mukobwa we yaravuze ngo nubwo naba ngeze mu rufu hagati, icyo gihe nzagira ibyishimo, nuko yari yizeye Imana, nuko yari yizeye ubundi bugingo, nuko yari yizeye Imana. Yemera kureka ibyamunezezaga, yemera gushakwa n'umwami, yemera kunezeza Imana, nuko yari yizeye Imana, kuko ari byose muri byose. Kandi abakunda Imana bahorana nayo, bahora bagendana n'Imana, bahora bicisha ku munzani iteka ryose, bahorana n'Imana. Imana ishimwe cyane.
abakunda imana bahorana nayo, ntibahora mu magambo, ntibahora mu biteye isoni, ntibahora muri biriya bindi, ahubwo bahorana n'Imana. Rero no mu gihe banyere bakabijamo, icyo gihe bihutira kubivamo kuko bakunda Imana, bakamenya kuko bataye inshingano zabo zo mu bumana. Bakunda Imana ishimwe cyane. Abakunda Imana bahorana nayo, no mu gihe batandukanye nayo bashaka ubusabane bwo kugaruka cyane kuko bakunda Imana. Iyo wakunze umuntu, icyagutandukanya nawe nubwo ukabone utandukana mu mwanya muto, ariko mu wundi mwanya ushaka icyaguhuza nawe kugira ngo mwongere kandi mubane amahoro. Natwe niko rero ubuzima bw'abakirisitu bubayeho. Iyo dukunda Imana, icyadutandukanya nayo mu mwanya muto twihutira kugikuraho kugira ngo duhorane n'Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Icyadutandukanya n'Imana dushaka kugikuraho kugira ngo duhorane n'Imana. Rero bakunda Imana bahorana nayo, kandi abakunda Imana bakunda kubabarira, kuko Imana yaravuze ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu, umutima wo kubabarira, umutima w'impuhwe, ukababarira mwene so, ukababarira uwagucumuyeho, ukababarira. Rero mu gihe utababarira, icyo gihe ntukunda Imana. Kandi abakunda Imana bahora bashaka gukiranuka, bahora bashaka kwezwa, bahora bashaka umubano, bahora bashaka amaraso ya Yesu Kristo, bahora bashaka amahoro. Abo si abanyamahane, abo si abanyenzigo, abo si abakunda Imana bahora bashaka amahoro. Niyo mpamvu rero bahora bashaka kwiyunga. Ukabona umuntu ukara kwiyungaho, suko aba yaragukoseye cyane, ahubwo nukugira ngo ahorane n'Imana, ahorane n'Imana yiwe. Imana ishimwe cyane. Rero bene data, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rije rivuga ngo abakunda Imana nabo irabakunda, kandi abayishaka n'umwete abo bazayibona. Abakunda Imana abo bazayibona, abashaka Imana n'umwete bazayibona. Rero bene data, mushaka Uwiteka. Rero bene data, ni mukunda Imana, kuko nta wundi twokunda, nta wundi dufitiye kutubera uw'umumaro, kuko nta wundi dutezeho ubugingo usibye Imana yonyine. Rero ijambo ry'Imana niribafashe kandi ribagirire neza. Mwebwe munumva, mwebwe mugifite inyota y'ijambo ry'Imana, mwebwe mugishaka kumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana niribafashe kandi ribagirire neza. Amen.